Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nk'uko mubizi nitwa Florier. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine. Byo muri iki cyumweru turi kuganira ku gusenga. Tugiye kwifashisha amagambo y'Imana ari mu rwandiko rwa Yakobo ibice byaho 5. Dusome umurongo wa 16. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. B y'umurongo wa 16 iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Reka dusome n'ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice byaho 9 umurongo waho wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Ijambo nifuza ko tuganiraho mwebwe mu nteze amatwi ni ijambo rivuga gusenga ubudasiba. Yesu we ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ngo musenge ubudasiba, kandi mu bibaho byose mujye musenga. Gusenga ni intwaro umukiranutsi arwanisha akanesha. Icya kabiri, gusenga ni ibintu bifatika. Iyo usenga uravuga ukatura, ariko iyo bigeze imbere y'Imana, umuririmbyi w'120 we yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu ujya umvugira. 120 mu gitabo cyo gushimisha Imana aravuga ngo imbere y'Imana mfite umuntu umvugira ngo ni umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo. Ni ukuvuga ibintu dusenga tuvuga. Gusenga ni ukuvuga, ni ukubwira Imana. Gusenga ni ukuvuga, ariko ibi tuvuga hagati yacu n'Imana harimo intermediaire cyangwa se harimo umufasha ari wo Mwuka Wera. Bibiliya ikimuvugaho iravuga ngo ajya dutakira kuri Data akamubwira ibyo twashakaga kuvuga. Umwuka Wera asobanura amagambo twavuze akayakuramo icyo bita produit fini, cyangwa se icyo twendaga kuvuga, icyo twashakaga, kubera ko twebwe ubwacu nk'abantu ntabwo tuzi gusaba nk'uko bikwiye. Yesu yarabivuze aravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ntabwo dusaba uko bikwiye, ariko turavuga tukabwira Imana. Iyi Mana rero tubwira, iyo umaze kuyibwira, amasengesho watanze wasenze aragenda akaba transforme, akaba ikindi kintu, akagaruka arimo imbaraga zikomeye zikora hano ku isi. Twebwe iyo tuvuga ari amagambo, ariko iyo bigeze imbere y'Imana yo ibihindura ibikorwa bikagaruka hano ku isi ari ubuzima. Niyo mpamvu ari kubwira abigishwa be, Yesu ari kubigisha gusenga. Yaravuze ngo nimusenga mujye musaba mutya, abigisha gusenga. Ariko nawe abereka n'uburyo yasenzemo butandukanye, kuko yaravuze ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga.
hanyuma ubwo buryo bwose wakora ushobora kubikora utabyumva, ushobora kubikora utabishaka, ariko ukabikora. Iyo ubikoze rero bigera imbere y'Imana ari amagambo. Umwuka wera agasobanurira Imana icyo Floriye yashakaga kuvuga, nubwo ari kuvuga arira, ariko icyo ari kukwereka ni umwana we urwaye. Nubwo atari kubasha kubisobanura, ariko amaze igihe kinini mu bukene, mu ntambara, mu ngorane, ari kukubwira ngo umurengere ubishyireho iherezo. Hanyuma iyo bije kugaruka rero, bigaruka ari iherezo, bigaruka byarangiye, bigaruka umwana wari urwaye yakize, bigaruka ikibazo wari ufite cyakemutse. Ntabwo amasengesho dusenga ari ikintu kigenda nk'amagambo ngo kigaruke nk'amagambo. Kigenda nk'amagambo, ariko cyagera mu ruganda rw'ijuru, uruganda rukagihindura, kikagaruka ari ibikorwa. Niba ari indwara wasengeye, usenga uvuga uyirukana, ariko imbaraga zo mu ijuru zigendana n'amasengesho zigaruka zo zirimbura imizi ya ya ndwara, ukibona uri muzima. Rero bene data, turimo turaganira ku mumaro w'amasengesho. Kubera iki Yesu yabwiye abigishwa be ngo musenge ubudasiba? Kubera iki yababwiye ngo mube maso kandi musenge? Muribuka ko ari kumwe n'intumwa ze, yarababwiraga ngo mube mugumya hanjye gusenga. Yagaruka agasanga barasinziriye, akababwira ngo koko munaniwe kubana nanjye maso umwanya muto? Bene data, hari imbaraga ziva mu kuba maso ugasenga, mu gusenga Imana kandi ukayisenga igihe cyose. Impamvu dusabwa gusenga igihe cyose ni uko bidutera igihe cyose duhumeka. Iyo ugihumeka uba ufashe igihe mu ntambara. Ni Bibiliya itubwira, tuvuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi iminsi yacu ni mike, ariko yose yuzuyemo umuruho n'intambara n'ingorane. Ariko rero amasengesho adufasha kubicamo, tukabicamo turi bazima, kandi tukabicamo turi abazaragwa ubugingo tuburaganywe na Kristo Yesu. Kubera iki rero Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge? Kubera icyo adusaba kugira ngo dusenge? Tubisomye hano muri iki gitabo cy'Abami, aho Imana ubwayo yivugiye, iravuga ngo numvise amasengesho yawe. Yari amaze gusenga, Salomo amaze gusenga, arasenga abwira Imana. Murabizi ko ari umuhungu wa Dawidi, wavuzweho n'Imana ko ari uzubaka urusengero, ariko atabizi, atazi ko azaba umwami, atazi ko azakomera, ariko arakomera, asaba Imana ubwenge irabumuha. Hanyuma rero ahangaha dusomye yari ari gusenga asengera inzu. Imana iramubwira ngo gusenga, reka nsome uyu murongo kugira ngo mwongere muwumve neza. Umurongo wa 3, igitabo cy'Abami ibice 9, icyambere cy'Abami ibice 9, haravuga ngo Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingira imbere yanjye, nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Ngiyi impamvu nyamukuru ituma dusenga, ni ukugira ngo iteka ryose Uwiteka abe mu byawe, abe iruhande rwawe, kandi agirane nawe isezerano ryo kurindwa, ry'uburinzi, ryo gutsinda intambara, ryo kunesha Satani. Ngiyi impamvu nyamukuru. Ahangaha Imana iramanutse ibwira Salomo ubwayo, iramubwira ngo numvise gusenga no kwinginga. Bene data, hejuru yo gusenga turasabwa no kwinginga, tugasabwa no kwinginga, tugasabwa no kwinginga, tukinginga kugeza igihe Uwiteka ashyirira umucyo ku biturwanya, akarangiza intambara zitugose. Ibyo turabyemerewe, kandi niyo mpamvu Imana yabishyizeho. Shyiraho umurongo, iravuga ngo musabe muzahabwa, musenge nimusengane umwete wanyu wose n'umutima wanyu muzambona.
ibyo rero ni garanti Imana yaduhaye ko impamvu tugomba gusenga cyane ari uko iyo dutitirije bigeraho ikamanuka ikaza ikabana nawe ikaba mu byawe igakorana nawe iminsi yose. Ndagukangurira gusenga mwene data, ndakwinginga gusenga iminsi yose kuko ubifitemo inyungu nyinshi utazigera wicuza ubuzima bwawe bwose. Imana iguha umugisha. Mana Data wa twese turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritubere umucyo utuyobora. Ngaho dushyigikire muri gahunda zacu zose, uduhire mu byacu, uduhe imbaraga zo kugusenga kuko ntacyo tuzicuza tugusenga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.